genda ndebere uwo muntu ndi kumva uri gushaka kuvugira aho inyuma y'urugo. Hari umuntu uje mubwire yinjire. Manwaya ujagara nkuburiza iki? Muraho neza. Ujagara nkugambire iki? Iwe musajja ujagara nkugambire iki? Mandwa yanje ngezi yaje Usaka byarawe urwo rurimi ntago ndi kurwumva. Ndimo ndakubwira ugira ngo nkubwire iki? Ni mandwa yanje nandi kuvugana nayo kugira ngo yakira abashyitsi. Nuye hariya hepfo muri Kabwera hariya hepfo. Naba nitwa Sekigunda. Uhikahe Nise hariya sara numva amatangazo yuko mwafasha abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye. Ariko ngiye mfite imirima yanjye ndahinga rwose sinsarure ikintu na kimwe. Abajura baranzengereje kugera nubwo mu rugo baza nadusha urugi bakarukora bakarujyana. Baranyije rwose n'igihiko barakijyanye, abajura baranzengereje, imyaka ndahinga sinsarure, inka zanjye bakaza bakaziroga. Ubu ngubu rwose nta kintu na kimwe nsiganye mu rugo abantu. Buretse mbaza imandwa yanje numva ibyirambwira. Wanzu tunganye bidatunganye niko imandwa yaje kuvuga. Twakavanye ha Kiboga uhamanye umanye uhuride. Twakavanye ha Kiboga ugenda ugatabe mu muryango ujya kwinjira. Ubundi byo wabigenjeje atyo ni mukasiko. Ni mukasiko wabigenza atyo uhita ugataba ibintu byose bizajya byizana. Ngaho zana amafaranga aho ngaho. Ibihumbi bitari munsi ya bingahe ya 20. Faranga ngana gutya. Cyangwa se ugenda ubanze ihene ikubite hasi igihanga ukibabure, nurangiza kukibabura ukimanike mu muryango, ariko ntubibwire umugore wawe. Genda imandwa yanjye izakwishyuza ibyo bihumbi 30 utabifite, ugende wihuta ubizane kare mu gitondo ube wabizanye. Ariko nari mfite nimba ari 1000 abanyisize umuti wazakora. Garuka muzama nk'uwo wo mu murima wo bimeze bite? 5. Buyabitse mwana wanje. Nibyo mu rugo hagati, ariko mu murima wanje ho nago nzi cyo nzakora. Byose biri aho ngaho muri iryo dagara. Iryo baryita idagara. Ni dagara. Musezerera amahoro. Genda. Yewe iby'abapfu koko biribwa n'abapfumu. Ubazi ngo ndi umupfumu. Iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Uvugazi ngo ndi umupfumu. Papa wanjye ntabwo babeshya. Mwana wanje iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Aba ari ukugira ngo turebe ko ejo waziga ugatera n'imbere twibonera amafaranga. Ujye ubareka gusa ndajya nkubwira ugende ubarembuze baze mbabeshye.
ubwenge buhera ubundi nubwo nyine. urimo uragenzwa n'iki? rero icy'ingenza ni amateka, ibintu biri hanze birakaze. icy'ingenza jyewe rwose azana umugore bakamutwara. Numve ko Imana iguhajira kwakira wa muhungu we, ndi kukureba ukanshisha. Okay. Gamba. Nzana umugore bakamutwara. Aho ngiye hose bakanyamagana. Nkasanga abagabo bamwitwariye, nagira ngo ndavuze. Banza kubaza imandwa yanjye ni ingire na y'abasogokuruza n'abakurambere bose. Mugire inama. Byose birakemuka, amafaranga urayafite. Abyita umufuragiro. Umufuragiro urayafite. Sana mbikurangirize Imana wanjye itari yaraka, itari yivuga. Amafaranga angahe? Zana yubonye abundi uzaza uri kunshimira. Ahubwo hari ikindi nari nibagiwe. Umudugudu nari ntuyemo wa Gasharu nari ifitemo umwana, nabyaranye n'uwo mugore wanjye batwara, nawe baramwiba. Byose umuti ubukubiyemo. Byose ubukubiyemo. Reka nze nkurebere hano 500, ubundi ibindi turaza kubikemura. Ariko hano ndareba nimba hari ikintu kibashije ariko ufite ibibazo ukiri umwana. ibibazo by'umuntu arabivuga. naho rero reka ngere rigataho kugira ngo bitungane, kugira ngo byose bizagire rigataho. Genda amahoro. Tugomba kuyarya mwana wa. Tugomba kuyarya. Kare burane njoka nkubwira. Ngiye bura waranantunga. Ati wa ntungoye gute umuntu w'umusore ngewe umukobwa aza kunsura mu rugo nkabona nta na santimo ufite. Ahubwo urebera mu buri neza. Ariko se ibi nima numva mundi epanga hano ibiki we? Umva nyine tuza abanza unyumve. Ni iyihe mpamvu ituma yo nazanye nk'umukobwa mu rugo yaje kunsura utagira santimo? Ahubwo santimo bazite niba uri indanda yo nyamba indayo ubundi. Nambaza iki? Narakuvumbuye. Genza makeya. Uri ikiremba vuga nkujyane kwa vuga nkujyane niko nakubwiye se ubone ngewe nabikubwiye bakugangahure bagugangahure. Oye byo ngiye ntunuke ujya kuvuga ngira nkubitira mu muhana nkumana. Oya ntabyo kunkubita cyane tugende. Kibazo tugende urebe ko yende imuzwa nabizi neza. Nta buzima bwawe ubundi uranjyane ubundi mwana. Burikira ubundi wizira ngo baragutubundi. Ariko nuko Iyi tumubizera ubundi bantu nkabari. Nge ntago bantu njya mbizera, nge nizera Imana. Hano kishwa hano. Hano ujyane kwa Jango. Uzero rwose dafi. Uyu muhungu yaratunaniye
dore ni Gahirima bukeye ni ukuvuga ngo dore afite imyaka 36 ariko sindabona avugana n'umukobwa ubu ni muzima ni muzima kanza dushakishe tubanze tubaze none kugira ngo tumukorere iki munsuzumire ndebe ko twagira icyo tumufashe nawe akazagira icyo yimarira umuntu w'umusore tutazamuhambana ikara rwose kanze mbaze imana yawe umusaga yayija umugambireki imana yanjye iravuze nyoko wanyu wakwasiko wanyu kwasagokuruza inzara zawe yazihisha mu icupa Yesu we utavuga ibyo bintu ngo akubwira utavuga ibyo bintu aho ngaho tazaduteranya ku bakurambere mutubabarire rwose mutubabarire nguciye inka y'amahembe atanu ugomba kuyizana wowe wazanye uyu muntu uvuze ibi bintu aho ngaho yaguhishiye inzara azishyira mu icupa arafunga azihisha mu rutare rutagiramo amazi niyo mpamvu iyo kagiye kweguka kongera kakisubirira siko bimeze yego ngiye kugukubita ibyuhagiro rero niba uri kubyumva ariko kongera kuvuga uwo mugabo aha ngaha ngiye kumukubita ibyuhagiro ni 10,000 umufuragiro 10. ngiye kuwuha umuti nugerayo urebe urabona nubona kategutse uzagaruka umbwira izo nzara ndi kuzivana mu rutare izo nzara ndi kuzivana mu icupa izo nzara ndi kuzivana hehe na hahandi hose kugira ngo ugende uri muzima oh my god urugendo rwiza genda ushakire uwo mufuragiro nzababesha mpaka mpfuye nzababesha mpaka mpfuye ngiye mu nda y'isi ariko mbona icyo kurya mbona imibereho ariko ubukene nabwo bukoresha ibintu bidakorwa ariko nzababesha mpaka mbonye imibereho mwana wanjye uziga amashuri kandi uyarangize turi kuyakura muri rubanda noneho uraza ndamubesha ibikira ibiswayire ibiganda ibinyarwanda unyenkorera ukiga noneho uraza ndamubesha mu kirimi kazi ndabihimba koko nanjye ngiye imyaka 25 narabona umugabo reka njye kuri uwo mupfumu no gatera impagarara mu rugo rwanjye gatore ikintu cyangenzaga hari igihe njya nkundana n'abasore nkabona buri muntu wese ari kugenda agenda nkatira ngize ku myaka 25 narabona umugabo ubu ngubu ikibazo cyaba ari iki abasore bagukatira mbaza imana yanjye girambwira ndakubwira ufite amafaranga iyo mafaranga twashaka bagukatira kandi mbaza imana yanjye numva uko biragenda
papa ni wowe Jackie nawe ugendera muri ubwo buyobe bumeze butyo? rega ntago nari mbizi. Umutungo wanjye n'ubundi naha washiriye, none se aha habaye ahambere cyangwa hanyuma waruje? N'ubundi bwari ubwa mbere nanjye kugerageza ngo ndebe. Genda.